muratangira mutwibwira. Murakoze cyane, nitwa Ngenzishiraniro Jean Paul, nkaba ari nyiri kampani ya Agroni ishinzwe gukusanya no gutwara imyanda mu mujyi wa Kigali no mu zindi ntara zigize igihugu cyacu. Hanyuma twageze mu murenge wa Rwezamenyo ku isoko, dusanga hakiri imyanda itaratwarwa iri muri pubelle. Abacuruzi, abaturage baratubwira bati mudukorere ubuvugizi, bari basanzwe batwara ino myanda ariko noneho twugarijwe n'umunuko w'imyanda. Ibi biri guterwa n'iki muyobozi? Murakoze cyane. Ibyo koko ibyo abaturage babwiye ni ukuri. Ubusanzwe imyanda y'amasoko tuyitwara buri munsi, cyane cyane ko haba hari ibibake twashyize ku isoko bijyamo imyanda ibora n'itabora. So rero ejo ntabwo twatwaye imyanda kubera impamvu zadutunguye. Ejo mwabonye ko habaye imvura itunguranye, twese yaradutunguye kuba yaraguye mu gihe cy'izuba. Rero twari twasabye ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ko badufasha bakadukorera uriya muhanda ujya i Nduba kuko wari umaze kwangirika. Ubwo rero ubuyobozi bwatwumvise vuba bushyiramo imashini zo kubikora. Ubwo ku munsi w'ejo ubwo imvura yaguye mu masaha agana ku mugoroba, imodoka nyinshi zagiye kumena, mu kugaruka ziranyerera. Ngira ngo niba mwageze muri uriya muhanda mu gitondo mwabonye ko hari imodoka nyinshi zareye mu muhanda, izindi twari turimo tuzikurura, izindi tuziterura. So rero ni icyo kibazo cyabaye ku mugoroba w'ejo, ndetse si no ku isoko gusa, n'ahandi hose dusanzwe dukorera ku wa mbere hari aharaye imyanda mu midugudu bitewe n'icyo kibazo cy'uko umuhanda watunaniye. Ubu noneho ni iki kiri gukorwa? Ubu ikiri gukorwa, twahereye ku byaraye hanze imbere y'ingo z'abaturage kugira ngo twevite uwo munuko ndetse n'imbwa cyangwa se abandi bantu bashobora kuza kubinyanyagiza. Ubu kugeza kuri aya masaha aho byaraye bimaze kuhashira, ubu tugiye kwataka noneho amasoko naho tubivaneho. Agroni ni kampani imenyerewe kandi kampani nini izwiho ubunyangamugayo mu bijyanye no gutwara imyanda mu ngo. Nko muri iki gihe ni izihe mbogamizi muri guhura nazo? Hari aho usanga bavuga bati none ntago baje. Nyakubahwa muyobozi, hari imbogamizi mwaba muri guhura nazo muri iki gihe? Okay, murakoze cyane. Imbogamizi muri kano kazi zo ni nyinshi cyane. Ni na byiza nshimire n'uyu mwanya wafashe kugira ngo uze tuganire, bityo n'abandi babimenye. Buryo umuntu ari mu mwuga n'undi ari inyuma yabo urebera inyuma, akenshi ntabwo akunda kumenya challenge duhura nazo muri uyu murimo. Icya mbere mu by'ukuri, uyu murimo usaba imbaraga z'ibitekerezo, z'ubwenge, z'ubumenyi ndetse n'imbaraga z'amaboko. Imbogamizi ya mbere duhura nayo ni ku bakozi dukoresha. Murabona abakozi dukoresha ni abantu akenshi navuga rubanda rwo hasi, ariko tugenda tuvana ku muhanda tukabinisya urubyiruko. Akenshi ni babandi usanga barafataga ibiyobyabwenge dufata tukigisha kugira ngo tubahindure tubahe ka kazi. Abo bantu rero ntabwo mu by'ukuri baba ari abanyamwuga. Niyo akenshi turabahugura n'umujyi wa Kigali ukadufasha, niyo akenshi tubahuguye usanga ariho kugira ngo ibintu bazabifate. Wahuguye umuntu ari mukuru, wigisha umuntu ikinyabupfura ari mukuru, wigisha umuntu gukunda akazi ari mukuru, usanga ari ikibazo. Icya mbere, iyo tubahembye bahita bagenda bakazagaruka amafaranga bayamaze. Icyo gihe rero bipertiriba akazi kacu, donc bituma akazi kacu tudakora neza. Tubagurira imyambaro, yaba yamaze bamushahara akaba arawugurishije. Tubabuza kugenda bitendetse hejuru y'imodokari, aho ugasanga bitendetse hejuru ya za modokari. So rero bituma akazi kacu katagenda neza, tutagakora kinyamwuga nk'uko tubyifuza. So rero hakaba hari mugenzi wacu mu rwego rwo gukemura icyo kibazo, uyobora indi sosiyete yitwa Coped, watwemereye ko agiye gushyiraho ikigo cyigisha bariya bantu, kuko nibo bibanze. Bariya badakoze natwe ntitwakora, kuko imodoka ntiyakwipakira. Nibo bibanze bavana imyanda imbere y'ingo z'abaturage bakayishyira mu modokari. Icyo rero nitumara kugikemura, ndagira ngo mbamenyeshe ko serivisi izaba nziza kurusha uko tubikora. Imbogamizi ya kabiri duhura nayo,
n'imodoka. Umujyi wa Kigali wadusabye ko dukoresha imodoka zabugenewe kandi koko nibyo mu iterambere turimo tugomba kuzikoresha, ariko imodoka zaje nk'uko mwabibonye zifite imashini inyuma igenda ikanda ya myanda. Iyo urebye distance iri hagati y'imashini n'ubutaka iba ari ntoya. Mu makaritsiye yacu tugendamo iyo ikubise mu kanogo gatoya ikora hasi. Ikindi ingo z'abaturage mu makaritsiye yubatswe kera aho abantu batse mu kajagari igenda igonga ibipangu by'abaturage kubera ubunini bwazo. So rero iyo imvura yaguyeho biba ibindi. Ubwo rero icyo dukeneye ni ubuvugizi, kandi tunashima ko hari bimaze gukorwa, imihanda myinshi imaze kujyamo kaburimbo, ariko hamwe na hamwe iyo imvura yaguye ntabwo twiba tuhajya. Tugira rero karandiriye dukurikiza umunsi ku wundi. Mu gihe cy'imvura biratugora cyane kuko iyo tujyanye y'imodokari ishobora kunyerera ikagwayo cyangwa se umushoferi agatinya kujyayo, iyo gahunda ibipfuye. Ejo tugiye gutangira duhera hahandi twagombaga gukorera, ugasanga biperitibye gahunda y'icyumweru cyose. Ubwo buryo rero kubisobanurira umuturage usanga batabyumva n'ingorane twahuye. Ikindi kampani Agruni dukorera mu mirenge igize amarembo y'igihugu, mu murenge wa Nyarugunga, mu murenge wa Kanombe. Rimwe na rimwe tugira abashyitsi. Iyo abashyitsi baje tugomba kubaha icyubahiro nk'umuco twatojwe. Ubwo imodokari nini turaziparika kugira ngo abashyitsi baze gutambuka. Bishobora gutwara amasaha 2-3 ugasanga yatanova tutabashe kuyikora. Izo nazo ni imbogamizi duhura nazo kuko abaturage batabyumva. Ntabwo babyumva. Umuturage avuga ati jewe umunsi wampaye wawumpaye, imyanda nayisohoye yaranje itware. So rero icyo dusaba abaturage no kugira ngo bajye batworohera, akenshi turi ku mbuga zabo turabibamenyesha, tukabishyira no ku mbuga zabo, bakajya baba bitonze gusohoza mu gihe tubagaragarije ko hari ikibazo cyabaye. Mu by'ukuri akazi turagakunze, twaranakiyemeje, tumaze no kugiramo ubunararibonye, ariko hari ibihe tutahindura. Twahindura ibihe by'imvura, ntitwahindura gahunda ihari ya leta kuko nayo ari ngombwa. Icyo gihe rero turasaba abakiriya bacu, abaturage dukorera, kujya bihangana mu gihe twabishyize ku rubuga, bakatwihanganira ko uwo munsi tuba tutakoze. Nko ku munsi mutwara toni zingahe se ino ntambara intambara ya Ukraine n'Uburusiya, mwe nta ngaruka iri kubatera mu mikorere yanyu? Ni byiza cyane, ni ikibazo cyiza tubajije. Komeje ku kibazo gikomeye. Ubu ngubu dufite ibibazo bikomeye cyane. Uhereye ku giciro twaguragaho imodoka ugashyira ku giciro cya transport, uvana imodokari Burayi uyizana mu Rwanda, igiciro gisa nkaho kikubye kabiri. Icya kabiri pièce de rechange nazo zikubye kabiri. Ibiciro bikomoka kuri peteroli, mazutu, essence ndetse na lubrifiant nazo ibiciro byikubye kabiri. Urebye igiciro twe twishyurizaho mu ngo nicyo twahawe na RURA. Hanyuma wenda kubigoho turumvikana, ariko nko mu ngo nta bubasha cyangwa uburenganzira dufite bwo kuzamura tutagendeye kuri za tarifu twahawe na RURA. Izo tarifu zashyizweho ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2012. Essence yari hagati ya 600 na 700. Ubu ngubu igeze ku 1700, igiye kwikuba hafi gatatu. So ugasanga rero mu by'ukuri turimo turakorera mu gihombo. Twagerageje kugeza ku nzego zose bizireba, ndetse tunashima cyane umujyi wa Kigali utuba hafi kandi dukorana umunsi ku wundi isuku. Uburyo bagerageje kutwegera bakanatugira inama mu buryo bwo kwishyira hamwe kugira ngo tubashe kugaragaza ikibazo dufite, ndetse banadufashe kutwishyuriza, kuko usanga hanini uko ibiciro bizamutse umuturage aha priority ibindi, ugasanga imyanda ije nyuma, kandi mu by'ukuri ariko kazi gasaba imbaraga n'ubushobozi, kuko twishyura buri munsi. Uko tumena turishyura, uko tugiye kunywa karibira turishyura,
uko imodoka ipfuye turishyura twe ntawe dukopa, ariko noneho kugira ngo amafaranga azave mu baturage ugasanga ni imbogamizi. Rero umujyi wa Kigali waradufashije, wemera kuzadukorera ubuvugizi kuri kino kibazo cy'ibiciro, wemera no kudukorera campaign kugira ngo abaturage bumve ko bagomba kwishyura isuku. nko ku munsi mutwara toni zingahe, mubona mwebwe hatagize igihinduka kugira ngo byibuze namwe yaba ari ibiciro bigabanuke, ibishingwe bitaba imbogamizi mu ngo z'abaturage? Mu by'ukuri ku munsi dukusanya toni ziri hagati ya 800 n'igihumbi na 500, biterwa n'iminsi biravariya, ariko inkeya ni 800 ku munsi. Nawe utekereza toni 800 ziri ku mihanda z'ibishingwe umunsi umwe cyangwa se ibiri, mu gihe wenda twananiwe umujyi uzahinduka umunuko. Akaba ariyo mpamvu ari inzego z'ubuyobozi, ari mwebwe abanyamakuru, tubasaba ko mudukorera ubuvugizi mu gihe andi masosiyete atwara imodoka zitwara abantu n'ibintu ibiciro bimaze kongezwa hafi 3 cyangwa 4, ariko twebwe kugeza kuva muri uyu mwaka w'ibihumbi 2012 kugeza uyu munsi igiciro ntabwo kiriyongera, ahubwo usanga na cya kindi baduhaye rura nacyo kukishyura ari ikibazo. Rero mukadukorera ubuvugizi ku baturage, bibaye ngombwa mukazashyiraho n'ikiganiro cy'amakampani ashinzwe gukusanya imyanda mu mujyi wa Kigali, n'abaturage tukabazanya ibibazo bakatubwira imbogamizi bafite, bakatubwira n'ibyifuzo, kugira ngo twigire hamwe nabo babyumve, bumve uburemere bw'iki kibazo, kuko igihe imyanda izahera mu ngo bizabyara izindi ngaruka zirimo kurwara kw'abana, uwo munuko n'ibindi bitari byiza. Murakoze cyane.